Ndabasuhuza abavandimwe aho muri hose, ndabifuza ibihe byiza cyane cyane mwe duhujwe n'ururimi rw'ikinyarwanda. Uyu ni umwanya w'ikiganiro nabateguriye, ikiganiro cy'ururimi, umuco n'amateka. Ni ikiganiro turebera hamwe amagambo y'ikinyarwanda afitanye isano rya hafi na hafi n'ururimi rw'icyongereza. Kugira ngo rero dutangire ikiganiro cyacu neza, nagira ngo tubanze twumve icyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, Perezida Paul Kagame, atubwira ku ijambo tugiye kuganiraho. Tega amatwi wumve. Nigeze kubazwa n'abana ahantu ngira ngo hari ku munsi wo kwibuka ahantu, umwana w'umukobwa ndamwibuka arambaza atari ko ati wansobanurira impamvu ari twe muhora mushyiraho umugogoro, umuzigo ukikoreraho aya mateka, udusaba to forgive, to forget, ndetse bamwe ati mwirwa mutubaza ati kuki. Byarantunguye, ntabwo nari nabitekereje, ashakisha icyo musubiza. Ndamubwira nti impamvu ni imwe ushobora gutekereza vuba, ibindi nzaba mbigusubiza nabonye umwanya wo kubitekereza. Impamvu ni uko ari wowe ufite icyo utanga. Buriya kubabarira niba hari ikintu gikomeye, ni ukwibagirwa ibibi, ni ukwibagirwa, ni nko kwiyibagiza nkana ububabare, ukagira ubutwari bwo kureba mu maso umuntu wakubabaje, ugakora nk'aho nta cyabaye. Niba hari urugamba rukomeye rubaho, ni ukubabarira. Iri jambo rero, iki gikorwa cyo kubabarira kirasaba ibintu byinshi cyane. Hari ukubabarira umuntu wagusabye imbabazi, hari no kubabarira igikorwa cyonyine n'igihe wa wundi wagukoshereje we, wakubabaje we, atabona ko yakubabaje. Ukababarira igikorwa gusa, ariko uwagikoze utanamubona kuko ntabwo aba abyemera. Ni urugamba narwo rukomeye cyane. Kubabarira rero ubabarira uwakubabaje, cyangwa se ukibabarira ku gikorwa cyabaye. Ni ukuvuga ko harimo kubabazwa, kuko ntabwo wababarira umuntu utakubabaje. Ni ukuvuga ko haba harimo kubabara kugira ngo hazavemo none kubabarira, hagomba kubabazwa. Ni ukuvuga ngo kubabazwa byo, ushobora kubabazwa n'ikintu nk'igiti, ushobora nawe kwishima ukibabaza, ariko kubabarira byo bishaka ugomba kugira ubabarira byanze bikunze, kuko utagize ubabarira ni ukuvuga ko uwo muntu kugira ngo kandi umubabarire ni uko aba yakubabaje. Harimo ikintu bita ububabare. ubwo bubabare rero
ubwo bubabare, uko kubabarira, uko kubabazwa, nk'uko n'umuntu wenyine ashobora kwibabaza. Ndagira ngo wibabaje niba yibabarira, ntabwo nzi ukuntu umuntu yabivuga, ariko twebwe ahangaha turi ku ijambo ububabare, kubabara no kubabarira. Hari amagambo y'icyongereza abiri mperutse kubaganirizaho, ajya gusa gutya, harimo forgive, kubabarira, to forgive, na forget, kwibagirwa, to forget. Bimwe bavuga ngo babarira wibagirwe, ngewe navuga niba forgive, iyo utanze, forget, urahabwa. Mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda niko bivuga, forgive, by giving, forget, forgetting. Nagerageje kubisobanura mu kiganiro, ubwo ngubwo abakurikira Jambo Stories, ibiganiro bya Jambo Stories, icyo kiganiro bakibonaho. Iyi forgive, uku gutanga, and forget, no guhabwa, cyangwa se forgive, kubabarira, forget, no kwibagirwa. Iki kiganiro urebye kiruzuzanya n'ikiganiro cy'uyu munsi, kuko twebwe hano turi mu kinyarwanda noneho bita kubabarira, ariko twebwe turajya gushaka impamvu umuntu ababarira, nuko aba yababajwe kandi hari n'uwamubabaje. Kubabara nibyo tugiye kureba. Twebwe ntabwo turi mu gutanga imbabazi gusa, ahubwo n'ubu tugiye kuvuga ngo niba wababaye cyangwa niba wababajwe, babarira. Aho kugira ngo tujye muri babarira wibagirwe, turi muri ni wababaye noneho babarira. Ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikomeye cyane. Wababaye, wababajwe, ariko noneho renga kuri iyo intambwe kugira ngo ubwo ubabare bushire. Ni nko gutera intambwe, ni ukubabarira kugira ngo icyo gikorwa kiveho. Naho igihe kiriho ububabare, iyo utarababarira, bwa bubabare buhamaho. Ni ukuvuga ngo igihe utaratera intambwe yo kubabarira, urebye kubabarira byaba gusibanganya ububabare. Aho hantu ni ahantu hakomeye cyane. Buriya hari amagambo y'ikinyarwanda ajya gusa naho atari meza cyane, harimo ikintu kimeze nko kwikunda. Amagambo bavugamo ngo ujya gutera uburezi arabwibanza, ujya gutera uburezi arabwibanza, cyangwa se ngo ijya kurisha ihera ku rugo. Aya ni amagambo urebye arimo kwikunda, cyangwa se ngo wishinga inyuma hundi ahawe hakarangara. Inyuma ubwo nanze kuvuga kuko ni ijambo ritari ryiza cyane. Ubwo navuze inyuma, niba hari umugenzi wawe waba wamusobanuza mukabiganiraho kugira ngo wumve inyuma nashatse kuvuga. Hari ngo wishinga inyuma hundi, inyuma hawe hakarangara. Ayo ni amagambo y'ubwikunde.
kuko wowe ushaka ko byose biguhamaho mbere yo gutera intambwe ujya ahandi ubanza kwe no kwikunda. Umuntu arikunda kuko iyo atikunda nyine ntacyo yakora, ariko kwikunda kwiza mu busanzwe ni ugukunda abandi, ni ugukunda abandi. Iyo ukunda abandi urikunda, kubera ko kuri iri jambo ry'icyongereza twavuga ngo forgive, iyo utanga urahabwa. Forgive and forget, urahabwa. Ni ukuvuga ngo byose niwe byakagombye kuvaho kugira ngo bizakugarukeho. Ngiye nongeyeho muri icyo kiganiro ko utanga kugira ngo azahabwe aba yikurura ishyano, kubera ko ushobora guha umuntu ntagusubize, ariko watanze we icyiza ni ugutanga. Guhabwa byo birizana kuko niko Imana yabitegetse. Ni nko kujya kubitsa muri banki, ntabwo wazabona inyungu utabikije. Ni ibintu byumvikana. Shyiramo amafaranga yawe make muri banki, uzigama make ukazabikuza menshi uko igihe kigenda. N'ibindi nabyo ni nk'ibyo. Nibwira ko n'abakoze amabanki wenda ari ibyo ngibyo batekereje, cyangwa se ni nko kubiba imbuto nkeya ukazasarura nyinshi, ariko igihe utabibye ntabwo uzanasarura. Ndagira ngo ni ibintu byumvikana. Kubabarira, kuko nuvuga ngiye renda ndavuga ngo iyo utababariye bwa bubabare bwawe buhamaho, ariko iyo ubabara nukababarira uba ufite amahirwe menshi yuko bwa bubabare buhinduka ubusa, kubera ko ni nko kubusiba. Ni ibintu bishaka gutekereza uko, ni nako kwikunda. Ni ukuvuga ngo kwikunda ni ugukunda abandi, kuko ntabwo wakwanga abandi ngo wikunde wibwire ko wikunda. Icyo gihe uba wiyanga wowe. Hariya rero perezida w'igihugu avuga ngo nimwe mufite ibyo mutanga. Uvuga hatanga ufite, udafite nese wajya kubwira umuntu ngo tanga kandi ntacyo afite. Ni ukuvuga ngo uwakubabaje we aba yaguhaye ibyo afite, ubabare. None uyu mubabariye uba umuhaye ibyo ufite, kuko ni wowe uba wababajwe none ugiye kubabarira. Ibintu bikomeye cyane. Hari uwakwibwira ko igihe agiye kubabaza uwamubabaje hari icyo byamufashaho. Ni ukuvuga umuntu akagukubita urushyi, akagukura iryinyo, nawe ukamukura irindi, ukumva urishimye ngo wihoreye. Uko kwihorera ntabwo biri butange ingufu, kuko uba wagiye mu mukino wa wundi, uba ukoze icyaha nk'iki, uba usubiyemo, mbese uba wabaye nk'umunyeshuri we. Kuko niba yari umugome, yabikoranye ubugome, nawe ubimusubizanye ubugome, ubwo wabaye nk'umunyeshuri we, mama ukoze ibintu bimwe. Niyo gitumye n'Imana itubwira, ndavuga kubemera ubutabera bw'Imana, kuko uba wiciriye urubanza. Icyo gihe ntutegereze ko hari icyo Imana izakumarira muri icyo gikorwa. Wenda ntabwo Imana izaguhorera, kandi iyo Imana iguhoreye yashoboraga kuguhorera iguha ibyiza bituma ahubwo wa wundi yibaza ati nakoze ubusa. Iyo rero wihoreye uba wiciriye urubanza, nta butabera bw'Imana n'urukundo rw'Imana, ahubwo icyo gihe uba usa n'uwaruvanye muri wowe. Ako nta gaciyemo, ni ugutegereza. Ahubwo icyiza ni ukubabarira wa wundi, kuvuga uti wenda yanakoze biriya atanabizi, cyangwa ibyo yakoze ntabizi, cyangwa se yasaze, cyangwa se yagize gute, ahubwo ndamubabariye. Niyo yaba atagusabye imbabazi, wowe ukavuga uti ndamubabariye kuko ntazi ibyo yakoze, cyangwa se ahubwo ibyo yakoze
sinzi n'icyabimuteye n'ibiki byose, cyangwa nawe yatewe, ndamubabariye. Ni ukuvuga uko niko gusiba noneho bwa bubabare yaguteje. Niyo wowe wabufashe nk'aho ari ubusa yakoze, wafashe nk'aho ari ikoze ibintu mbese nawe ubwe adasobanukiwe ingaruka, kuko uko bizagenda kose akubabaje. Ni ukuvuga aba yatanze, aba yaguhaye, azasarura, ariko uwo musaruro azasarura, ikiza ni uko uwo musaruro azasarura utakuvaho, kuko uwo musaruro ukuvuyeho ukamubabaza nawe, ubwo waba ubaye nkawe. Tubyumvikanyeho ibyo ngibyo, kukubabara, kubabazwa, kubabarira, byakabaye byiza habayemo no kubabarirana, kuko hari ahantu bigera ugasanga igikorwa mwagisangiye, ugasanga mwagisangiye mwabishaka mutabishaka, noneho kikaba igikorwa cyanyu cyombi mwembi, uwababaje n'uwababajwe bakaba barabisangiye, kubera ko ntabwo habaho iburyo hatariho ibumoso, ntihabaho hasi hatariho hejuru. Ibyo ni ibintu byumvikana. Ni ukuvuga nubwo hari umwe watumye igikorwa kibaho, ariko muragisangira. Noneho rero hazamo icyo bita kubabarirana, bivuze ngo byakabaye byiza na wa wundi wababaje yumvishe ko bimureba, n'uwababajwe akumva ko bimureba, kugira ngo katazaba nk'aka gapira umuntu atera, kakabuye umuntu atera ku rukuta rukagaruka mu gahanga, rukongera gurya, kakaba akantu kameze nka ping pong, wa mukino wa ping pong. Umwe atera agapira, undi akongera kakamusubiza, akongera akamusubiza, noneho bwa bubabare bugahoraho. Ni ukuvuga ububabare ntabwo bwari bukwiriye kuba nk'ako gapira ka ping pong. Ni ukuvuga rero hazamo ikintu cyo bita kubabarirana, bivuze ngo uriya muntu naramubabaje, noneho bwa bubabare wamuteje cyangwa wamuteye, nawe ukaba wakwiyumvisha ko bibabaje koko, ukishyira mu mwanya we. Uhuye nk'umuntu wakuyemo amaso, wamureba akavuga uti ariko iyo abarige bayavanyemo babimereye gute, biriya bintu birababaje koko. Noneho ubwabo bubabare nawe ukabwumva, iyo umaze kubwumva nibwo utera intambwe ugasaba imbabazi. Urumva? Noneho urugamba icyo gihe n'urwo kumvisha wa muntu ko ubwo bubabare nubwo bumureba watakureba, ariko ni ibintu bigoye kugira ngo wa wundi wavuyemo amaso yemere avuge ati ndakubabariye. Ni ukugira ngo ni intambwe ikomeye cyane, ariko ni Imana ishaka nyine, ni Imana ishaka kumva ko ni gutyo, nuko ibintu bimeze. None se bigende gute? Ukemera ukababarira umuntu wakuyemo amaso, ukumva ko yakuvanyemo nawe afite ikindi cyabimutegetse kuyakuvanamo. Aho ngaho rero niho Imana yo yonyine guhereza imbaraga zo kubyemera gutyo. Buriya hari umugani, niba ari Ikilatini, bavuga ngo homa homini lupus. Ni ukuvuga ngo bivuga ngo umuntu cyangwa umugabo ni ikirura ku mugabo, ngo umuntu ni ikirura ku wundi muntu. Ariko ibyo ngibyo ni iby'abantu nyine. Iyo utangiye kureba abantu bose ukababonamo uburura, kwa kubabarira ntibibaho, ahubwo habaho kwitandukanya.
ni imigani y'abazungu yagiye ituzamo, ni nayo yatumye hazaho ibintu by'umwiryane nyine, nuko umuntu areba undi akamutinya, nyamara ni ukwibeshya. Twikomereza ikiganiro cyacu twumva rya jambo kubabara, kubabaza, kubabazwa bizaza gusimburwa no kubabarirana kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza. Sinzi niba bikibaho kubera ko abantu benshi basigaye baba mu mijyi mu mazu asukuye, ariko abana baba mu cyaro cyangwa abantu baba mu cyaro mu giturage, ibyo mvuga ngiye kuvuga barabizi. Hari ukuntu umuntu agira atya agasimba kakamucaho kakamubabaza, kamunyuzeho gusa kakamubabaza kandi kamuciyeho, kubera ko muri ka gasimba haba harimo utuntu tumeze nk'amazi, tuvuge nka bwa budodo bw'igitagangurwa. Burya budodo bw'igitagangurwa, abonye ko igitagangurwa gifite ibondo rinini, akantu k'akabondo kanini, muri kariya kabondo haba harimo amazi, gasohokamo ari amazi, noneho ya mazi yakubitana n'umuyaga, kubitana n'umuyaga bikaba akantu kameze nk'akadodo. Ko kagenda gahura n'umuyaga n'umwuka wo hanze, niko kagenda gakomera kakaba akadodo, ariko ubundi imbere kaba ari amazi. Iyo kari muri ka k'igitagangurwa kaba ari amazi, biba ari amazi. Ariya mazi rero arimo ubuntu umuntu yakwita uburozi. Iyo igitagangurwa kiguciyeho, kigusigaho ya mazi, kuko kuri ya mazi yo ntabwo ya mazi y'igitagangurwa iyo ahuye n'umuyaga aba urudodo, arakomera. Ariko iyo bikiye nko ku muntu ntabwo biba byo, ntibiba urudodo. Ku mubiri w'umuntu ntibiba urudodo, ahubwo birotsa. Ya mazi arotsa, arimo uburozi, umuntu umeze nka acide. Umuntu ukumva ngo igitagangurwa cyambabye. Bitandukanye nuko nk'uruyuki rwaguca, uruyuki rwo rushobora rurajomba, rufite ukuntu rujomba, noneho rugashyiramo uburozi bwarwo, uruyuki cyangwa se utundi dusimba. Hari n'utunyamuhana turakata, ko tuba dufite utuntu tumeze nk'imikasi tugakata, ariko ako gakase kagashyiramo n'uburozi bwako nanone. Ariko igitagangurwa cyo ni amazi arimo uburozi, umuntu ameze nka acide, bijya ku mubiri bikahotsa. Iyo bihokeje haza utuntu tw'uduheri ku mubiri, natwo tukabyimbamo, tukazamo nk'amazi. Hari igihe rero ushyiraho nk'umuti cyangwa se bikuma vuba, hagashya, ukabona habaye nk'ubushye, nk'umuntu wahiye. Bakavuga ngo igitagangurwa cyambabye. Hari n'ikindi gisimba, n'akandi gakoko, nanjye ngo igisimba, akandi gakoko bita ikinyabwoya. Ikinyabwoya cyo nacyo iyo kiguciyeho, nyine kuba gifite ubwoya bwinshi, hariya munsi y'ubwoya, ahubwo naho burya bwoya bwacyo naho harimo amazi. Hariya amazi nayo arimo uburozi nk'ubwo twasanze nyine bujya kumera nk'ubwo twasanze muri Rwanda, muri kariya kada k'igitagangurwa. Kugira ngo mubyumve neza, wenda hari ahantu waciye nko ku nzira, cyangwa ukabona nk'igiti cyaciyeho agakoko kagiye gasigaho, kagaragaza ahantu kaciye kasize ikintu kimeze ubona ni inzira yacyo, kubera kaba hasize nyine ayo mazi yumye, ukabibona ko haciye agasimba
agasimba. Reka numve, hari n'ikintu cyo bita niba ari bazena, aho cyaciye nawe urabona kigenda kihasiga umurongo bigaragaza ko arya amazi niyo agifata ni nka kole, agifasha kuba cyahagarara aho kigeze nko ku giti, wenda kikaba igiti gicuramye ntikigwe kubera ko biba byafasheho nyine, urumva. Hari rero ubwoko bw'udukoko bene utwo dukoko bwo aho buciye burahaba, nko ku mubiri w'umuntu hasigara ikintu kimeze nk'ubushye. Muri bwa bushye wabonye nk'umuntu wokejwe n'umuriro cyangwa n'amazi ashyushye, ubushye kugira ngo haba buke habanza, iyo hahiye igikurikiraho cya kabiri ni ukututumbamo amazi y'umubiri, agatutumba, hakaza utuntu tw'uduheri, noneho twa duheri tukazashwanyuka, noneho hakaza nyine icyasha bigaragara ko umuntu yahiye. None rero kugira ngo ntakurambira utwo dusimba nagiye nkubwira, nagira ngo tujye kumva rya jambo kubabara, ngo ikinyabwoya cyambabye, umuriro wambabuye, kubabura. Kandi iyo kikubabye urababara, ikinyabwoya kikubabye urababara, igitagangurirwa kikubabye urababara, umuriro ukubabuye urababara. Kubaba, kubabura, kubabara, ayo magambo yonyine abiri, kubaba, kubabura, igikurikiraho mu kubabara. Tugarukiye aho ngaho, kubera ko turimo turaganira ku rurimi rw'ikinyarwanda rufitanye amagambo y'ikinyarwanda afitanye isano n'ururimi rw'icyongereza hafi na hafi, twasanze ko iyo ikinyabwoya kikubabye ni ikinyabwoya dufashe, kuko hari utundi dusimba dushobora kukubaba. Twasanze ko umuriro ukubabuye n'izuba byose birashoboka, cyangwa aside, ibindi nkabyo. Igikurikiyeho ni ukubabara, urababara. None kandi twabonye ko iyo ubabare ucyotswa cyangwa ukibabwa, ako kanya haza twaduhere turimo amazi. Ko wize ururimi rw'icyongereza, ndavuga wowe w'intiti wize ururimi rw'icyongereza, ubu ngubu wowe wicaye muri kaminuza cyangwa se wowe ufite diplome y'ururimi rw'icyongereza, ubu uvuga icyongereza buri munsi, watubwira kugira ngo ejo utazajya unaseka umuntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, kandi wenda uvuga ururimi we akurusha, yararwize aruvuga kukurusha, kuko nirwo akoresha buri munsi, ntubimenye, kubera ko nawe ururimi wenda uvuga ntabwo uzi aho rukomoka. Hari igihe tuvuga indimi tutazi
aho zikomoka n'icyo zivuga ni kweli. Ariko hari ndiganirira, ntabwo ndimo gusuzugura, reka ndimo ndaganira n'abavandimwe rwose. Nta muntu umwe ndimo gusuzugura, kuko ntibikabe ntabwo nsuzugura se ndiki, ndiganirira nyine, ubwo nanjye ndibwira niko twaduheri turimo amazi batwita ngo iki mu Cyongereza. Ufata kiriya gitabo cy'urutonde rw'amagambo urebe wandike BUBBLE, urasanga ari bubble. Mu Gifaransa ni bulle, mu Cyongereza ni bubble. Ni twaduheri tuza ku mubiri nk'ikinyabwoya kikubabye cyangwa umuriro cyangwa iki, haza utwo duheri nyine katwita bubble. Nose bubble babara tuvaneho iriya ku nigaragaza imbundo, gushyira inshinga mu mbundo. Iriya ku ubivanyeho byaba bubble, bijya bimeze neza na bubble y'Icyongereza. Ubwo rero kubabara, kubabazwa, kubabarira, ayo magambo yose yaje mu Kinyarwanda ryari? Yaje mu Kinyarwanda Abongereza baraje mu Rwanda, yazanywe n'abantu bize Icyongereza se, yazanywe cyangwa niyo yabanjirije? Igihe ni ibintu binsetsa ahangaha nyine. Ndasa n'uwicaranye namwe ahantu turimo turaganira ku rurimi rwacu, kubera ko turi Abanyarwanda bakunda Ikinyarwanda. Ntabwo dushaka kuvuga ibintu tutumva icyo bisobanura, kandi turavuga ibintu bidufitiye akamaro, amagambo ashobora no kudufasha kwiyubaka. Kubabarirana, kubabara, bubble. Murakoze, Imana ibajye imbere. Mwari kumwe na Kuru News Rugurukirangoma mu kiganiro Ururimi, Umuco n'Amateka, ikiganiro turebera hamwe amagambo y'Ikinyarwanda afitanye isano rya hafi na hafi n'ururimi rw'Icyongereza. Naho utaha.